ararira ariko namubwira ntihangane njyewe nzakugurira ingutiya n'isafuriya n'igitenge. Impamvu nabivugaga niki nuko nabonaga abandi babyeyi mu baturanye bagira gutya bakaba bafite ibitenge abagabo babaguriye, bakaba bafite izo ngutiya nziza, isafuriya twari dufite nayigiyeho gutera ija yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika ukavunika, ija yemera ko byose bitugeraho, ija yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika ukavunika, ija yemera ko byose bitugeraho, ija yemera ko byose bitugeraho. Ngubone ko ari byo bigezweho. Reka da, umugore wawe niwe misi w'icyo gihe, kuko iyo waba warabonye ko atari mwiza wowe waramuritse ukazana umwiza w'icyo gihe. None uyu munsi rero wibona ibishashagirana ngo n'ibiguruka ngo simbukane nabyo. Oya, ntago ariko mbibona rero, ahubwo kuba yarakugize umugabo. Mvuka ku myaka yanjye mu gihe natangiye kureba ndeba, kumwe umuntu umwana abasha kureba akavuga ngo iwacu ni hariya, turya iki, tubaho gutya, mama n'uyu, data n'uyu gutya. Nasanze mvukiye mu rugo rudafite ubushobozi buhagije. Ubwo bushobozi budahagije, iyo umuntu avuze ngo ni ubushobozi budahagije, ni ubushobozi butabasha kubonera umwana ibyo akeneye, butabasha kubonera uburyo bwo kugira umwana yige neza, ni ubushobozi butabasha kubonera umwana ibyo kurya bihagije, imyambaro y'ishuri na minerivare. Kuko ndabyibuka yego twize amashuri adahenze, ariko nubwo atarahenze kubw'icyo gihe ntabwo twashoboye kwiga nk'uko bikwiriye nyine. Ndibuka primaire natangiye twiga twishyura inote y'ijana umwaka wose. Wigiye ku giceri cy'ijana? Oya, yari inote. Inote yego. Wigiye ku note y'ijana? Nize twishyura inote y'ijana mu mwaka. Cyokora ngeze mu wa gatandatu bahita babongeza $300 tukajya dutanga ijana mu gihembwe. Aho rero ubwo igihembwe kimwe byari ijana, ikindi magana. Oya, mbere kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu twishyuraga ijana umwaka wose. Ariko noneho bageze bahita bongeza rero, tugeze mu wa gatandatu bahita bashyira kuri $300. Noneho tukajya twishyura ijana mu gihembwe. And Kiana TV Shop. Mugubwe neza rero aho muri hose, amakuru Gonzaga. Ni meza cyane, turashima Imana. Simvuga izina ryawe. Nta gikomeye kirimo. Abantu benshi baranzi uburyo butandukanye ku macana atandukanye cyangwa se no mu ndirimbo. Buriya umuntu akoze ikintu kimwe bibiri bitatu uba wagiye hanze. Hanze Gonzaga. Aho nakumviye kutajya usaza mbona. Izabukuru zanjyanye. Nta mvubona nta urabona uruhare rutaje. Hasi imvi. Niba kamera iri kuzibona ariko njye ntazo ndeba. Okay. Ariko hari n'ikindi namaze kumenya, ijambo ry'Imana twese bindi tubwira ngo nzabahaza uburame. Ntabwo yaduhaza uburame ridusajisha. Ariko uranaramye byo? Ntabwo ari cyane nkawe. Uziko nkiri muto, ku myaka yanjye imaze kuba nk'umusore, ndaga n'ubandiriwe Dawidi abuze uko abigenza, aravuga ati Imana ni uburebure bwawe mwami na wawe yeza, ibintu nk'ibyo. Nibugira itangiriro nibugira n'iherezo, niwo ukomeye Uwiteka Imana. Aravuga ngo ntibugira apana.
uburebure bwawe mwami ntawabuheza, ntugire itangiriro ntugira n'iherezo, ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye. Dore uvuga ngo turi kuvuga ngo Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niya, Mana yacu niya. Uburebure bwawe mwami ntawabuheza, ubugari bwawe mwami wanjye ntawabuheza, ntugire itangiriro ntugira n'iherezo, ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye. Ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo tuyiririmba umeze nk'aho uri imbere y'Imana, uri imbere y'Imana, uriho urayitaka, uriho urayivugira imivugo, urayivugira ibivugo bwiza. Niho rero uvuga ngo Dawidi mpagararanye nawe yaravuze ngo uburebure bwawe ntawabuheza, ntugira itangiro ntugira n'iherezo. banza usome ku mazi, aya mazi utuganirire. murakoze. Arafutse, yatereka hafi y'ayandi. arafutse. Nase Gonza usanze kuri pisine, mbese nari nanagukumbuye kwanza. Wababwira amazina yawe yombi abadukurikiye, abakurikiye Gonzage, abigenzi Gonzage official. Ntabwo niyo nkugora kuko n'ubundi buri cyamamare. Noneho ubwo twatangira dusenga kugira ngo tuganire duhe ku buhamya, kuko noneho no kujya ubutanga ku ma episode. Katubanze twiragize Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimye kandi ndaguhimbaje, nkushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe rutagira akagero, udahwema kutugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Uri Imana yacu mu gihe cyashize, uri Imana yacu uyu munsi, ndetse uri n'Imana yacu no mu gihe kizaza. Uyu munsi ndanezere kuko uyu munsi uduhaye, ni umunsi uduhaye tutigeze tuwupanga, ariko wowe wararebye ubona ko tuzaba turiho, twongera iminsi yo kurama wawe uduhaye. Uduhana rero n'ibyawe byose. Rero muri uyu mwanya tunejejwe no kugira ngo tuganize abantu bawe, tubaganiriza iby'uru rugendo, cyane ko namaze kumenya ko ngo iyo umuntu yibagiwe aho yavuye ntabasha kumenya n'iyo ajya. None muri uyu mwanya ngwino utangirane natwe, usozanye natwe, mu biganiro turaganira, mu ndirimbo ziraririmbwa, mu ijambo rirasomwa, byose biri kugira ngo imitima y'abantu bawe ihembuke. Turagushimye kuko uje kubana natwe kandi ugatangira natwe ugasozanya natwe, byose bityo tubisabye mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera, amen. Gonzage ni karibu, dukomeje kuguha ikaze ko turakunejerewe. Ntabwo naherukaga kukubona, duhuriye hano kuri pisine, wasanga umaze koga cyangwa se mu kanya uri buze koga, ariko nakubaza nti ubundi Gonzage ni muntu ki? Bakubona ubyina uririmba kwa kundi usimbuka ugira gute? Gonzage ni muntu ki? Gonzage ni umuntu w'umugabo ufite umugore n'abana 3 b'abakobwa. Gonzage ni umuvugabutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana no mu buryo bw'indirimbo. Emwe n'ubu buryo bwo gutanga ubuhamya burya tuba turi gukora umurimo w'Imana. Aho hantu rero nakutongereyeho cyangwa rugiri gukomeza kuyivuga ibigwi, ubwo ntuvuga ngo Gonzage ni uwo nguwo kuko tutahuriye mu ndirimbo, twahuriye mu ijambo ry'Imana, utahuriye mu ijambo ry'Imana twahuriye ku buhamya. Nibyo keretse nda mu kazi gasanzwe ko hanze dukora ibintu bitandukanye, umuntu atagomba kwirwa njyamo hano. Uwo mutahuriye muri ibyo mwahuriye no muri filime? Yego, twahuriye no muri filime. Urakoze cyane kunyibutsa, kuko buriya na filime twagiye dukina amafilime atandukanye, cyane ko hari n'izindi filime turi gutegura zijyanye n'ivugabutumwa. Turi kubona amafilime muri iyi minsi, ariko amafilime ubona atagize icyo yungura abantu b'Imana,
kuko ni komedi ugira ati ukareba ukabona abantu yego basetse ariko yizemo ikiza nta kintu kirimo. nkumva rero nagize igitekerezo cy'uko mu minsi itari myinshi nshaka kugira ngo dukore filime zivugabutumwa, niba banaseka ariko baseke bumvishemo n'ijambo ry'Imana cyangwa se bumvisemo n'ikintu Imana ishoboye gukora. Gonzague, ibyo umuntu yakubaza ni byinshi ariko noneho ubu tugiye kujya kuri sayidi y'ubuhamya. Ese Gonzague watangiye mbese ndabihera watangiye wenda duye ku buhamya ukiri umusore wenda kugeza gushaka, sinzi niba ariho twahera cyangwa se twavuga ku buhanzi. Reka duhere kuri icyo ngicyo. Ndi umusore se, tuvuze ngo duhere mu musore buriya umuntu aba abaye nk'aho aciyemo ibintu kabiri. ubwo tuba tubaye nk'abakomereje handi mwatubajije ngo Gonzague ni muntu ki. noneho no kuvuga ngo Gonzague nkomereje hamwe naringereje, hari abantu bamwe bajya bumva kuvuga ngo Gonzague avuka he. Yego, nk'ubu ngubu hari abazi ko mvuka i Rwamagana, hari n'abazi ko mvuka mu majyaruguru, hari n'abazi ko ndi Kigali. reka umuvumo wa data neza hagiye kureba inkomoko, hari aho bita mu Buberuka. Urahazi? Mu Buberuka ni ubwa mbere nkumvishe. Ni ubwa mbere wumvise Ububeruka. Kera hari icyo bitaga Ububeruka, hakaba icyo bitaga Ubuganza, hakaba icyo bitaga Igisaka cy'Imigongo, Igisaka cy'Igihunya, Bwana cyangwa byari uko nguko. Ubwo rero uyu munsi ubwo icyo gihe hari aho ngaho nyine mu Buberuka, ariko uyu munsi ni mu karere ka Rulindo. Amajyaruguru. Buriya mu cyahoze ari komine Cyungo mu Rukozo niho kavukire. Noneho nkaba narise primaire Burehe, ikigo cya Burehe, usibye ko cyagamo ibice bibiri, mu Burehe no mu Rukozo. Ubwo nuvuga ngo wigaga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu i Burehe, uwa karindwi n'uwa munani ukawiga mu Rukozo ahari kuri komine. Ubwo no kuvuga ngo komine yabaga yari yegeranye n'amashuri kandi yegeranye n'ivuriro ryari rihari. Aho ngaho niho iwacu, niho umufumo wa data ushinze. Gusa nubwo ariho navukiye, wenda nkasa naho ngiye kuhakorera, ntabwo nakunze kuhaba igihe kirekire cyane, kuko igihe gitoya ngiye nari ngeze mu mujyi wa Kigali mu myaka yanjye 16. Kuza muri Kigali ni imihigo cyangwa se ni ibitekerezo n'imihigo nagiye ngira kera nkiri umwana, biturutse ku buzima navukiyemo cyangwa se nasanze bw'iwacu. Mvuka ku myaka yanjye mu gihe natangiye ndeba kumwe umwana abasha kureba akavuga ngo iwacu ni hariya, turya iki, tubaho gutya, mama n'uyu, data n'uyu, gutya. Nasanze mvukiye mu rugo rudafite ubushobozi buhagije. Ubwo bushobozi budahagije, iyo umuntu avuze ngo ni ubushobozi budahagije, ni ubushobozi butabasha kubonera umwana ibyo akeneye, butabasha kubonera uburyo bwo kugira umwana yige neza, ni ubushobozi butabasha kubonera umwana ibyo kurya bihagije, imyambaro y'ishuri na minerivare. Kuko ndabyibuka, yego twize amashuri adahenze, ariko nubwo atarahenze kubw'icyo gihe ntabwo twashoboye kwiga nk'uko bikwiriye nyine. Ndibuka primaire natangiye twiga twishyura inote y'ijana umwaka wose. Wigiye ku giceri cy'ijana? Oya, yari inote. Inote. Yego. Wigiye ku note y'ijana? Nize twishyura inote y'ijana mu mwaka. Cyokora ngeze mu wa gatandatu bahita bongeza
yaba 300 tukajya dutanga 100 mu gihembwe. Aho rero ubwo igihembwe kimwe ryari 100 ikindi oya mbere kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu twishyuraga 100 umwaka wose. Ariko noneho bageze bahita bongeza rero tugeze mu wa gatandatu bahita bashyira kuri 300. Noneho tukajya twishyura 100 mu gihembwe. Ayo mafaranga kuyavuga gutyo urumva ari make, ariko kuyabona twebwe byari bitugoye. Ni nka 30 y'ubu ibihumbi 30 ni menshi. Ijana ni menshi. Ijana urazamutse ujanye 100 ry'icyo gihe ukazana 30 by'uyu munsi, ijana ry'icyo gihe shobora kuba ari ryinshi. Kuko impamvu none se ikiro cy'ibirayi kiri kugura ngaho ubu ni 1000. Ikiro ni 1000 cyagezweho ikiro cy'ibirayi. Njye ubwo kubera ntazi naheruka no ku isoko umugore ntiwa ubu ngenzi ko ari senyiza. Noneho rero urumva ni ibiro 30. Numva atari ibiro 30 kumbe 30. Noneho rero reba noneho ibi ijana ikiro cy'ibirayi kiri kugura 3. Gisenyi yakuye. Na Ruhengeri. Kuko hari n'igihe byaburaga n'abakiri bagasuka bakigendera. Ubwo urumva urumva se ijana hatari 33. Urumva ko ijana ry'icyo gihe biruta 30 y'ubu ni menshi. Ngayo ngo korera ubwo icyo twari tugendeye nuko nubwo yari ijana kuyabona byaraga bitugoye, kuko mama yahingiraga 60 cyangwa 70 yabonye ahingira amafaranga akenshi yabaga ari guhingira ibijumba. Noneho ubwo rero yabahingiye amafaranga, ubwo kugira ngo uzabone amafaranga rero akabona ayo turiye, akabona yo tuzariha ishuri, akabona uniform, akabona ibiki, ntago byabaga ari ibintu byoroshye. Turaba abana babaga bari ku ishuri ariko tutabasha kubona uniform bihagije nk'uko bisabwa, kuko umwana wacu amubwirwaga nuko atambaye uniform mu ishuri. Iwanyu mu rugo amubwirwa nuko nta uniform yambaye. Ubwo iby'inkweto byo nta mwana wambaraga, twe twize nta mwana wambara inkweto ku ishuri. Inkweto zo ku ishuri icyo gihe hari igihe wazijyanaga bakakwirukana. Oya wazirizaga ku kibaho. Umwana wazanaga inkweto wenda bivuze ko iwabo wenda bashobora kuba ari abakire, bashobora kuba zifite, wazishyiraga ku kibaho kuko wabaga wiyemeye wirase. Ubwo inkweto bakazishyira ku kibaho ukazikwirirwa uzireba ukazambara utashye. Ukirigana ibirenge nk'abandi bose. Noneho rero nubwo twari byari bimeze bityo, twari babana badabasha kubona ibyo kurya bihagije, nyine bigatuma twiga nabi. Ntabwo nzibagirwa umunsi nigize kujya gutya kumwe abanyeshuri bataha bagiye kurya ku isasita, ntangireka ntahe njye kurya. Ariko nubwo twari tubizi ko mama ntawe uriyo, njye na mushiki wanjye mukuru, kuko aritwe twajyaga kurya saa sita tukaba turugaruke, kuko yigaga mu wa gatandatu, icyo gihe nanjye ndi mu wa 4. Noneho tugeze mu rugo nyine bimwe by'abana nyine ugakata mu nzu ubizi ko nta kintu kirimo. Ubwo yari inzu hafi ya ntayo nyine, ariko hari ikintu cy'ikijerekani giciye. Urabona ukuntu ijerekani biciye? Hari ukuntu yabaga iciye nyine, barangiza bagashyiramo amazi, bagashyiramo ibivuzo yabaga yahingiye. Ibivuzo by'ikigage. Iwanyu mwari nabenze? Oya, yabaga yabihingiye. Yajyaga mu murima agahinga bakamuhemba ibivuzo. Mu gihe abandi bagahembwa amafaranga, we yahembwaga ibivuzo. Atari n'ikigage. Agahembwa ibyo bivuzo, akaba iryo turya, ibishyashya ibishaje maze iminsi aravuga ngo kunyunyuza burya ubuhaza. Twarafatanaga tugahekenya. Noneho rero akantu kambayeho icyo gihe, nari ibyo bivuzo nyine turya ibyo bivuzo turabihekenya, noneho kubishyira mu nda nsa itagira ikiryo, itagira n'ikindi kintu. Nagiye ku ishuri meze nk'umuntu wenda gusinda ariko utasinze neza.
hari ukuntu ukumva mu mutwe umeze nk'ubwato buri kugenda hejuru y'amazi. Ngeze ku ishuri mwarimu akajya akandika turi kugwa bari gufata note, none uko bandika njye nkabona ingwa ibyo iri kuvuga sindi kubyumva, ahubwo nkabona iri kubyina ku kibaho, nkabona twakwicezereza, nkabona twabyina. Kuko niba hari umuderanjeri wabagaho mu ishuri ni njyewe. ariko yabaga ari inzara ni inzara. noneho no kuba ngiye gutya ndi mu bandi bana nkumva nyine ubwo ndi mu bandi bana ukihesha amahoro ugaseka ukagira ute. Hari n'igihe mwarimu yagira gutya turi mu kagari, iyo yagira nkaba nteye indirimbo mu ishuri, nkaba nteye indirimbo. ubwo yabaga ari amaryo kugira ngo abandi bana baze kuguha nko ku kijumba. oya kome kijumba ninde wakiguhasa, niko wari uteye. nuko nari inteye urumva ko wari umunyadukoryo n'ubundi mbere. nari utuntu twakavuye karaho. Gusa usibye kuba umwana hari igihe umuntu ageraho agakura bigashira, ariko ubundi iyo nkomerezaho ntabwo byari kuzanyorohera. kuko hari n'igihe nagera gutya nagera no kubashumba baragiye, ntabwo ariko se kumuranga pe muricaye nta kindi, ngahita mbakubitiramo indirimbo nkabaririmbira. Babashyiramo indirimbo abashumba nkabaririmbira bakampa 10 cyangwa bakampa 5. Sibyo ko umuntu wabaga amaye 10 yabaga ari umugabo. 10 ishara ry'umweru rinini ryabaga ari ryinshi, kuko 10 ntabwo habaga harimo umugati cyangwa hakarimo agaseri k'imineke. Agaseri k'imineke kuko hari igihe wagira gutyo ugasanga imineke kugura 2 faranga cyangwa 1 faranga, urumva ko imineke 10 ni myinshi. Ngayo ngo byabaga ari iseri ryose. Yabaga ari iseri ryose. Noneho rero icyo tugendereye ni ukuvuga ngo muri ubwo buzima bumeze gutyo bw'umwana udashobora kwiga neza, udashobora kubona ibiryo bihagije, nigeze kubabazwa n'uburyo mama yari afite ingutiya yacitse, icika ku mavi, icika mu rukenyerero, icika ahantu hose ku ruhekero rw'umwana. Ingutiya iracika, yagiraga amabara utamenya, kuko amabara yose y'ibirimo bibaho byabarizwaga ku ngutiya ya mama. Ntabwo nzibagirwa nigeze kumwemerera ingutiya n'isafuriya n'igitenge, ariko mu bintu byambabaje nuko yapfuye ntabiguze. Icyo kintu cyarambabaje kirambabaza, yapfuye ntabiguze. Kuvuga ngo twari twagiye kunywa mu rugo rw'umuturanyi, aho twagiye kunywa nyine twari abantu badatumirwa, kuko uramutse udutumiye ubwo nyine bivuze ko natwe tuzagutumira, kandi twebwe ntituzatumira. nta kirori kizaba iwanyu. Ubwo rero byasabaga iki, twe twajyaga kuvumba, mama nawe akagenda akicara hagati mu bandi bantu, bandi bagore. Uko yicaye rero natwe turi gukina hariya, dukina n'abandi bana, tuvuga ducunganwa n'uko igicuma kimugeraho. Cyamugeraho rero abana be twese tukazira icyarimwe. Bazaga nk'inzuki. Kandi wasoma kurwagwa, yaba ari urwagwa yaba ari ikigage, wasomeraga rimwe utekereza ko n'ubundi bihwaniramo, nta yindi gahunda y'ibiryo iraza kuboneka, ahubwo ugahita usoma nyine, ugasoma ugasoma nk'uriye. Ngayo nguko. Ubwo rero biza kurangira rero mu gihe igicuma kitaramugeraho, umwana barariza, ararira akajya asimbiza ati ceceka agakobwa we, ceceka. Noneho ubwo ni bucura bw'iwacu. Yarangiza abandi bagore batari ko wa mugore ntabwo ubona ko umwana yarize, wakwihanganye ugaha umwana ibere. Noneho akaba adashobora kurutsa umwana kubera yuko umugongo umupira wabaga waracitse, harasigaye nk'ijosi n'amaboko gusa. Kumwe umuntu aheka umwana umubiri ukagenda, umubiri w'umubyeyi ukaba ukoze ku mubiri w'umwana. Noneho rero akaba atashobora kururutsa. Arangije rero umwana ararira nyine, umwana uri kurira nyine nta kundi. Abagabo baravuga ati ariko wa mugore ntugira imbabazi, ntugira n'impuhwe, ntabwo ureba ko umwana yarize. Ahita akora iki, arahaguruka. Mama arahaguruka ajya mu rutoki, kumwe insina ihagaze gutya, namwe murabibona kumwe n'iminsi n'ibihagaze. Aragenda mama akingaho umugongo
n'ikibuno aho umwana ibere. Aho nagiye gukina n'abandi bana mpita mbona mama aho yagiye mpita nibuka ikibazo. Ndagenda musanga namubwira nti mama ni Kigali nzakugurira ingutiya n'ifafuriya n'igitenge. wari utaramenya kuvuga urumva nawe umwana w'imyaka 9. Umwana w'imyaka 9 ari muto cyane. Nuko ararira ariko namubwira ntihangane njyewe nzakugurira ingutiya n'isafuriya n'igitenge. Impamvu nabivugaga niki nuko nabonaga abandi babyeyi mu baturanye bagira gutya bakaba bafite ibitenge abagabo babaguriye, bakaba bafite izo ngutiya nziza, isafuriya twari dufite nayigiyeho gutera. kuba tazi ingutiya ni ijipo ya kera. Ni ijipo ariko yabaga irimo umweko ya kera. Umweko surawuze ni umushumi. Yabaga irimo umushumi nyine. None z'ubu ngubu nta mishumi ibamo. Aba ari amajipo bashyiramo lasitike. Mari ingutiya nyine irimo umweko. Noneho impamvu navuze ingutiya rero nuko nabonaga abo ngabo babaga hari amagutiya meza yitwaga za rumbiya, izindi zitwa za terigiti, akaba ari amagutiya meza, ibintu biri aho ngaho. Njye nkabona ntabyo dufite, ntabyo mama afite. Noneho bakabagurira ibitenge, nkabona mama ntacyo bamugurira. Yagiraga umwenda witwa gapira. Gapira yari umwenda ubuga ugiye kumera nk'ishusho ya yutu dusharupe tw'ubu twateye, ariko kuko abaga gafite utudomagure twinshi tujya kumera nka supanete. Noneho akaba ari gato, harimo duto harimo n'utunini. Mu gusaza rero kazazaga kikuba kakazaranyira karabaye umweko. Nguko ukuntu umwenda wasazaga niyo mwenda yagiraga. Nicyo gitenge bagafite. Noneho rero biza kurangira rero nanjye mvuze ni nzamugurira igitenge. Wamaze se icyo gihe ntago wari ufite so. Abandi ko babigurira abagabo babo nta papa wari uhari. Papa yari ahari. Papa yari ahari ariko mu bintu byanteye kwicuza. Nigeze kwicuza impamvu navutse ndi umuhungu. Nigeze kubyicuza pe. Navuga ni gute niba papa bimeze gutya, papa bikagenda gutya, akanywa itabi, akanywa inzoga, akagira gutya, akagenda akabiyongiyo, ntamenye abana, ntamenye n'abo yabyaye, ntamenye n'umugore. Mbese abagabo nuko bamera. Numvaga ko abagabo bose ariko bamera rero. Nanjye rero ndavuga niba ari uko abagabo bose bamera, nanjye ndumva nicuje impamvu nabaye umugabo, nabaye umuhungu. Numva nabyicuje ariko mu buzima ikintu nakuze mfitiye amatsiko, numvise mfite amatsiko yo kuzaba umugabo, noneho ufite diferanse y'ibyo nabonye. Nubwo wenda 100% ntabigezeho ariko omwe naragerageje kandi Imana izamfashe. Sinshaka kugira ngo abana banjye bazicuza. Numva ntishimira ko abana banjye bakwicuza impamvu nabaye papa wabo. Kuko hari ukuntu umwana areba akareba ukuntu abandi babyeyi bafasha abana babo, akareba ukuntu abandi bapapa bafasha abamama babo, noneho yareba ukuntu ababo bafashwe akibaza ati kuki navutse muri uru rugo. Numva rero njye mfite umuhigo cyangwa se mvuga ngo Mana uzambabarire umfashe nzasaza umwana wanjye aticuje impamvu yabyawe nanjye. Numva uwo muhigo ngufite. Abantu bose bakwiye kugira uwo muhigo. Kuko byaramvunnye byarambabaje hari igihe niyo mbigarutsemo gutya numva hari ikintu biramvuna. Hanyuma se nyuma y'ubwo buzima byaje kugenda gute? Ukimara kumubwira waje gukura amashuri nyine ugasoza byagenze nize kwiga nabi, nigaga ndi gucuruza, nkacuruza avoka ndi n'umunyeshuri, imineke ndi n'umunyeshuri, nkaturuka aho ngaho hahoze ari muri Cyungo
mu Rukozo nkazamuka nkajya i Gatuna ngiye kuzanayo umuzigo nzajyana mu Gakenke. Urabona uko hareshya, ukazamuka Rukomo yose. Rukomo urabona bya Rukomanga njyewe nacaga ahangaha kuko wagaturutse mu Rukozo nkazamuka nkagera mu Rutoro nkambuka Urugezi nkambuka nkafata muri Cyumba nkazamuka nkagera hirya ahantu bita niba ari ku Muduga niba ari kuri Kisinzi ko narahigiye mpibagirwa ugafata hahoze ari komine Kivuye komine Cyumba ugahita umanuka hasi uhinguka Gatuna hasi. Aho rero hari ukuntu twagenda tukarangura y'umuceri ukagenda ukawuzana kuri basa. Reba umwana rero w'imyaka 11 12 umuceri azakura i Gatuna akawuzana kuri basa, ubwo ungana iki? Ni gakeya kabagara nyine ubwo nuko wanganaga. Ariko hari igihe nihanganaga nkazana ingemeri 15 15 zabaga ari nyinshi. Unakomeye ahubwo hari ukuntu ntabwo arega nabajwe n'ukuntu mama yapfuye atariye. Mama yapfuye atariye yapfanye inzara kuko numvaga nzaha mama ibiryo birangira ntabibonye. Mama yapfuye akiri muto kuko mama yapfuye afite imyaka 39. 39 yari mike yapfuye afite ari umukobwa yari muto cyane. Ubwo twari bane ntitwari benshi ariko mu bintu byangoye n'ibyo ngibyo. Noneho rero numvaga igihe cyose nakora hari ikintu nafasha mama ariko imbaraga zanjye zikaba ntoya zikaba nkeya. Ubwo rero hari igihe babaga bari no ku ishuri baba bari kugira gutya abandi bari kwiga banditse bari mu manote bagira gutse abandi kubara ukuntu umuceri uranguye uyu munsi. Mu bintu byagiye bivuna mwarimu wanjye ni ukutambonera isaha ku ishuri kuko twabaga twatangiye mu gitondo njye nkaba nazindutse kare nagiye kuri basa, noneho nkaba nagize gutya nkaba najyanye umuceri mu Gakenke namara kugurisha. Ubwo urumva niba namanutse saa 10:30 ni ukugeraho saa 12 nkaba ndagurishije saa 12:30. Noneho aya mbere niyo yafataga nkahita nzamuka nkagera ku ishuri mu gitondo bahamagaye izina ryanjye ni ab'ingenzi ni nomero ya mbere bahamagaye basanga ntawe. Kumwe abanyeshuri bari gukina bagarutse mu ishuri saa 4 bakabona Gonzage nicaye ku ntebe y'ishuri. Mwarimu akabaza ngo none se uvuye he? Ntinari impare agase kagahirima. Bamubeshyaga ko ari kandi wari wagiye. Ngaye nguko. Ubwo akaba arambwiye ngo se ku ishuri wabonaga bilete ku ishuri mu bintu nashoboraga gutsinda ni imibare nayitsindaga. N'ubu ngana ndi umusaza numva wansubiza mu ishuri akambwira ati tugiye kwiga imibare, numva ariyo nakwiga imibare. Bivuze ko ari umuhanga cyane. Imibare narayumvaga. Ikintu cyari cyarananiye ni indimi. Ibintu byo kumbwira ngo tujye mu Bifaransa reka. Igifaransa cyarananira n'uyu munsi dore n'uyu munsi. Iki Cyongereza cyisheje ubundi aho kugira ngo nyandikire mu Gifaransa wanyandikira mu Cyongereza naba nabyo napfa kugerageza. Ariko Igifaransa cyarananiye ndakirananira mva mu nzira ndekera iyo. Ikindi numvaga kunyigisha amateka ukanyigisha amateka ariko ukanyigisha uyafiringa neza umeze nk'umuntu wari uhari. Ibyo bintu nabyumvaga neza cyane. Geography amateka kandi ikintu mwarimu yigishije akava ku kibaho ntagifasha ntuzaze kukimbaza ngo wacyanditse mu ikaye ngo nzasoma nkikuzanire. Reka kuko uko inkuru mwarimu yayivuze yayizanye ku kibaho niko nayizanaga.
ariko none utambwira ngo ke ngo ubwo turabandika ngo ibyo tutababwiye ngo muzasome mu ikayi ngo muzabisangamo, reka ibyo ntabwo nabyiviramo. ahubwo icyaba cyiza ni uko ngewe wabimbwira byose ukamenya niyo ukavuga nk'uri kubisoma, njye nabikuzanaga byose uko byakabaye ngayo nguko. ikigaragara Gonzague mu ishuri wari umuhanga, kandi amwe mu mateka yawe dushobora kutayakomoza igihe kimwe ngo duhite tuyasoza, kuko tuzasubukurira uburyo wabuze umubyeyi, unatubwire ku buhamya bwa papa kuko ntiwigeze ubukomozaho. ubuhamya bwa muzehe nabaye nk'ubukeberaho gatoya, kuko nawe yarakoze kumbyara, yampaye n'amazina meza. ubu arahari se? nitwa Bingenzi Gonzague, bapfiriye mu kwezi kumwe. tuzasubukurira aho ngaho. wenda ku mashuri warukomojeho gato kugira ngo tutaza ku mashuri ngewe icyo nashoboye kwiga ni uvuga ngo pirimeri yose yarinze irangira, navuga ngo icyo nakuyemo ni ukuba nzi gusoma no kwandika no kuba nabasha kwibarira nkabara ibintu bitandukanye, ariko wenda kuvuga ngo kujya muri segonderi ntabwo nabibaraga, sinanabiteganya, kuko nta n'umwana wacu wifuza gutsinda. utsinda se uzajya kwiga binyuze mu zihe nzira se? ntabwo byari gukunda, ntabwo twashoboye kwiga, njye ntabwo nashoboye kwiga. noneho rero nyuma cyo kora wenda mu gihe cyo kwirwanaho narabaye umusore, narabaye umugabo, niho naje kugera igihe ngerageza kongera kwiga umwuga, niga construction by'ubwubatsi. ubu nzi kubaka, nubwo wenda natinye ko bwa mbere ntari nabibabwiye, mu kazi kanjye gasanzwe buri munsi hirya no hino nkora ibintu bijyanye n'ubwubatsi. nyuma yo guhanga no kugira gute? yego mana mu ijuru, nzi kubaka ngewe. abantu barimo bakumva ahubwo batangira babaka. ndagerageza ku bintu bijyanye no kubaka. nta kuntu bijya bibangama ku buhanzi bwawe? ntabwo byabangama, kuko umuntu wese mba bukorere tubanza kwicara tukabara, avuga ngo mbese iyi nzu y'uyu muntu afite ibikoresho, ese niba afite ibikoresho ndayigiye kingana iki? ubwo icyo gihe nyihaye nkamenya ngo ndaba nyirangije, hanyuma y'ibyo nanjye nkomeze n'ibindi, cyane ko atari njye ndavuga ngo ndajya kuri tere ako kanya, ngo ndajya mu masima ako kanya, niba ndagira gutya nkaza nkaguha akazi, nkagira gute, ko mfite akazi nanjye niko mba ndagaha abandi. ubu buhamya bwawe burababaje, hari n'ukuntu bivuga nkabona amaso nyine bigaragaye. ntabwo nyine umuntu ni umuntu, kandi buriya mu Kinyarwanda mwigize guca umugani aravuga ngo nta mwana ucuka kuri nyina, nta mwana ucuka ku mubyeyi. niyo waba ushaje ukaba uri umusaza ufite imvi, ufite nyoko, ufite so, uba ukiri umwana nawe aba akikubona nk'umubyeyi. uba ukiri umwana nawe uba ukimubona nk'umubyeyi. bityo rero ni ukuvuga ngo rero nkatwe rero urumva kugira ngo mama apfe afite 39, undi nawe bapfe mu kwezi kumwe nawe afite 46, bose ubwo urumva ko basa n'abagenera rimwe, bose bari batoya. kugira ngo tuzabone n'ubundi ahantu duhera, ugiye gucishamo indirimbo uyiririmbe kugira bumve ko ari Gonzague wa wundi. nyuma y'ibi byose hari undi Gonzague, ari nacyo cyatumye tunakumenya. iyo umbwiye kuririmba rero, hanyuma y'ibi ngibi bose ntarima ngukira, ibyemera ko bitugeraho se irabyemera. iyo ndirimbo byemera ko bitugeraho utagize intege nke. gusa kindi cyane ko naramaze kumenya ko burya mu bigeragezo byacu Imana ibifitemo inyungu ibifitemo, ntabwo ishobora kukugira umukozi. niyo yaravuze ngo nzabakoresha, ntabwo yakugira umukozi itaragukoze, itarakwigishije. mbere y'uko rero ujya kwigisha abandi, irabanza ikakwigisha. mboneho no kubwira n'abantu bakunda kuvuga ngo ibigeragezo Mana bingeza aha, mbabare ngabaniriza ibigeragezo. ukuri kwigabanyiriza ibigeragezo ni nako uri kwigabanyiriza akazi uzakorera Imana. ni byiza ko rero ubanza ukajya mu kigeragezo ukakiga ukakirangiza, hanyuma ukazamenya icyo uzakora muri uwo murimo Imana iguhamagariye.
mbamenyeshe ko nta wigisha ibyo atize. Iyo wize imibare wigisha imibare, iyo wize icyongereza wigisha icyongereza, iyo wize ni regiyo niyo wigisha. natwe rero ntuzabone kwa kundi umuntu ahaguruka ngo aririmbye indirimbo cyangwa ngo arigishije gutya aba yarize. Ntabwo wakwigisha ibyo utize. ubwo rero mu gihe Imana yampamagaragamo bivuga ngo izankoresha, nubwo ntarenze uburyo izankoreshamo, yatangiye kunkora kera, yatangiye kunyigisha kera kugira ngo nzabone uko ngira gute nigisha abandi. uyu munsi wenda dushingiye ku buhamya duhaye abantu, ndagira ngo nkubwire ngo uko biri kose, uko uri kose siko bizahora. ntabwo ariko bizahora. ubuzima uhagazemo uyu munsi n'uko uri k'uyu munsi ntabwo ariko bizahora. hari umunsi bizahinduka nawe ugarukana indirimbo y'ishimwe uvuga ati nubwo nabaye muri ubu buzima ariko biri kose ibyo birate bya mbere. ufatanye natwe gushima Imana. uyu munsi mbasha kubwira imfubyi nkababwira nti mwamfubyi mwe nimwihangane, nubwo mubona ko mudafite ababyeyi, hari n'abana bafite ababyeyi ariko basa n'abatabafite. umubyeyi akaba ari aho akabyara agaheruka abyara ariko kurera abo yabyaye ntibikunde. abo ngabo barahari. abagabo barahari batari kurera abana babo neza, n'abagore barahari abyara akajugunya mu muhanda cyangwa agaterera ahandi akabaterera nyina akagenda. uyu mwana nawe aba afite igikomere cy'uko afite ababyeyi ariko batamwitayeho. rero wagera akavuga atari kubabona birutwa no kuba ntarababonye. nawe w'imfubyi ukavuga ngo kuki bapfuye, nibura mbareba. rero nta hatazamuka mwene da, waba mukuru waba mutoya, mwana wama nawe mwana wanjye, ihangane siko bizahora. ahubwo tegereza, hari umuntu Imana ikubitsemo mu gihe kiri imbere. hari umuntu Imana ikubitsemo mu gihe kiri imbere, kuko uyu munsi iyo mpagaze, ejo bundi naratangaye, hari indirimbo nashyizeho, iriya ndirimbo nashyizeho kuri YouTube iherukaho, nashyizeho indirimbo humura komera yimore na mvura idahita. hari umwana wese ushyiraho komantere aravuga ati njye ndi mu muhanda, atari ko nubwo ndi mu muhanda, ati gonza nkunda ibihangano byawe, ati ndi ngo yarambwiye ngo ni Mbobo, ntabwo nashoboye kumubona ariko yarambwiye ngo ndi umwana wo mu muhanda, atari ko nkunda ibihangano byawe, niyo uduhaye ubuhamya ndafashwa. rero n'aba bose ndabingingiye ndababwiye ngo menya ko mu gihe kiri imbere uri mu muntu ukomeye, kuko iyo nza kugira gutya wenda nkata agaciro nkanapfa icyo gihe, birashoboka ko Imana yari kuba uhombye umuvugabutumwa w'uyu munsi, yari kuba uhombye umuntu uzafasha abandi mu gihe nk'iki ngiki. rero mfashije abakristo n'abanyarwanda muri rusange, bene data ndabinginze, niba Imana yaraguhaye umugisha ukaba umugabo, fasha abo wabyaye, ufasha uwo washatse. kuko buriya nubwo ubona ko wenda hari abantu bajya bakavuga ngo umugore wanjye ngo iyo ndebye ngo nkamujanisha n'abandi ngo ntabwo bijyanye, mu gihe wamuzanaga niyo wari misi, niyo wari ugezweho. kuba yaragezweho rero uyu munsi wibona ibishashagirana ngo usimbuke ngo ubone ko ari byo bigezweho, reka da, umugore wawe niwe misi w'icyo gihe, kuko iyo warabonye ko atari mwiza wowe waramuritse ukazana umwiza w'icyo gihe. none uyu munsi rero wibona ibishashagirana ngo ubone ibiguruka ngo usimbukane nabyo, oya ntabwo ariko mbibona. rero ahubwo kuba yarakugize umugabo, kunda uwo washatse, ukunde nawe wabyaye, Imana iza kugira neza. kandi kubw'ubwo buhamya nanone no kubwaho wanyuze uzafasha abandi bakiri inyuma. njye ndi gufasha abari kunyumva, ariko mu gihe nzaba ntakiriho ninde uzabafasha ko ari wowe. rero ihanganira ibigeragezo urimo, kuko ibyo bigeragezo urimo nibyo bizagutera gufasha abandi. reka turirimbe ngo ijya yemera ko bitugeraho. kamanze mira amazi gatoya, banza ukore mu muhogo, ubundi ukore mu nganzo, ubeza umuhogo ukore mu nganzo. yemera ko byose bitugeraho,
ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko umuntu amara igihe kinini mu ntambara, akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi, agahangayika akavunika, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko umuntu amara igihe kinini mu ntambara, akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi, agahangayika akavunika, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika ukavunika, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye, umwana witaga gisubiza akakugerageza, ugahangayika ukavunika, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Harya ujya kumva umuntu w'umubyeyi abwiye umwana we ati ndawurutwa niyavuyemo, umwana ajya akakubwira ati ntuzongere kumbyara, n'ubundi warishimishaga, biraryana. Hari igihe ugeragezwa n'uwo mufatanije umurimo, wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga, maze ukibaza uti mbese n'ibyaha, ukigenzura ukabibura, oya ntabwo ari ibyaha, nuko ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Hari igihe ugeragezwa n'uwo mufatanije umurimo, wakwitegereza ugasanga mwafatanije gusenga, maze ukibaza uti mbese n'ibyaha, ukigenzura ukabibura, oya ntabwo ari ibyaha, nuko ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Murakoze cyane, Imana mu ijuru bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turabakunda kandi Imana mu ijuru ibishimire, mwayikunze kutwereka urukundo kenshi, mutwereka ko mudushyigikiye, mudushyira komanteri, mutwereka urukundo, mukora subscribe, mukora like, musharinga, mukazisangiza abandi. Ubuhamya nk'uko ubwumvise bukagufasha, hari undi bwafasha kubumuhereza biroroshye, muha link bikaba birakunze. Ukeneye kumvugisha kuri iyo channel yanjye, hariho nomero ya telefone, uranyandikira bigakunda, cyangwa se ukanampamagara bikemera. Kudushyigikira tukagira ku bindi nabyo biba bikunze. Imana mu ijuru ibamugisha. Channel yanjye rero ni yego, murakoze. Ubuhamya rero mwabusanga kuri Kiana Official TV.
Kiyana TV shop, mukanabasanga no kuri Ab'ingenzi Gonzage official. Ni ukuvuga ngo aho mwasangaho nomero yanjye ya telefone, cyangwa se mukampamagara kuri 0787571052, aho byakunda ukampamagara ukampa inyunganizi, ukananganiriza, ukampa n'igitekerezo. Ese ubwo murumva ntakwiye kubwirwa ngo pole? Ubwo rero Imana mu ijuru ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Na kagaruka mugaruka rero tuzongera tuba ubuhamya. Ese Gonzage w'imfubyi, utagira se utagira nyina, yaba ko twumvise ngo afite umugore n'abana, yarishingiye, byagenze bite? Murakoze. mukomeze mugubwe neza rero nshuti zacu, nshuti ba Ab'ingenzi Gonzage na Kiyana TV show. Nakagaruka rero tuzasubukura